I choose AS Kigali, AS Kigali, we're together. Oye, oye, ora, ora, ora. Oye, 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 ora, ora, ora. Oye, 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 ora, ora, ora. AS Kigali gahora n'intsinzi. Ubacenga cenga ukabatera muzunga ukabakubita igitsindo. AS Kigali turagushigikiye. Bafite zamu ni nk'agaca rutahizamu ni nk'umuyaga bashiduka incundura zinyeganyega abanyamugi muri hehe nimuze twiyegeranye dufana ikipe yacu yibera intyoza muri ruhago nibiba byoroshye. Ingofero yanjye nayiguze ibihumbi 100 by'amanyarwanda. Uvunjije mu yo nayiguze ni mu manyarwanda ni ibihumbi 100. Ni wowe wabahogoshe ororo bogobogo ni wowe wantwaye umutima ororo bogobogo ni wowe wabahogoshe ororo bogobogo ni wowe wantwaye umutima. Hari abahanzi nyarwanda uzi baririmba ibishe guse? Njya mbumva kuri radio hariyo numvisha ubwashyize niba nayo yaba ari ariko numvaga baririmbaga ngo abana ngo bafite ubushyuhe niyo meruka ndimo ndumva ariko narayumvishe urumva ubwo bushyuhe sinzi ubwo ari bwo kuko burya umuntu n'ubundi adafite ubushyuhe ntabwo yaba ariho sinzi ubundi bushyuhe bavuga ubwo ari bwo nge bwaranyobeye. Kadahumeka nawe ufite ubushyuhe? Ubushyuhe umuntu udafite ubushyuhe ntabwo abaho n'ubundi udafite ubushyuhe uba warangiye ariko ubwo bushyuhe bundi buriya wazamunyereka umuhanzi nazamubaza ubwo ari bwo. Yes, hello, how are you? It's fine, it's your boy Prote. Nkuko bisanzwe rero no mu Radio Live TV aho tugenda dutembera impande enye zigize igihugu kugira ngo turebe ese nuwuhe musemburo w'iterambere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu munsi rero tugiye kubazanira umusemburo w'iterambere muri entertainment cyangwa se mu muziki nyarwanda. Ni kenshi abantu bagiye bibaza bati ese umuziki nyarwanda uzagera ku rwego mpuzamahanga ryari? Harabura iki? Ese ahantu hatandukanye mu byaro mu mpande zitandukanye z'igihugu hari abahanzi bafite impano batagenda bazamuka. Uyu munsi rero twagiye ahantu reka mpabahishe tu hari umuntu uri buze kuhababwira neza umutumirwa wacu muramureba ne tugiye kuganira kugira ngo atubwire imbogamizi abahanzi baturuka mu mpande zitari umujyi w'igihugu bagenda bahura nazo ndetse anatubwira nicyo agiye gukora kugira ngo umuziki nyarwanda uzamurirwe ibendera ndetse atari mu Rwanda gusa no mu bihugu bikikije u Rwanda ndetse n'amahanga. Agiye gutangira atwibwira turamufite ubundi dukomeze ikiganiro cyacu. Tuguhaye ikaze ku Murage Live TV. Murakoze. Ururu bogobogo ni wowe wabahogoje ururu bogobogo ni wowe wantwaye umutima ngewe iyo nkubonye ndushaho kugukunda uhora n'uburanga budashira igihe cyose uhogoza abasora abagabo n'abakambwe ngewe iyo nkubonye mbona uri kuri tayi ariko nkagutinya kubera agafaranga. Ati yo nkubonye mbabona uri kuri tayi ariko nkagutinya kubera agafaranga. Indirimbo yitwa Urubogobogo. Yego yitwa Urubogobogo. Yes, reka tuiganireho gatoya. Ubundi mu Rwanda iyo tuvuze urubogobogo twumva amazi. Yavuze ngo amazi y'urubogobogo nari amazi meza, amazi ntabwo agira ibara ariko hari ubwo tuvuga ko ari amazi yera. Ese no kubera iki indirimbo wayise Urubogobogo? Indirimbo impamvu nayise Urubogobogo nanjye naragiye ndatembera mu Rwagasabo nsanga hari abana bakeye bameze nk'urubogobogo. Okay, turibuze kubijya tubigarukaho utubwire kuri abo bana bagiye ubona bameze nk'urubogobogo ariko wari utangiye utwibwira mu buryo bwa gihanzi none ugiye gutangirana none utwibwira amazina ya yombi ukoresha ndetse n'amazina akoresha mu muziki ubundi dukomeze ikiganiro cyacu. Amazina yanjye nitwa Nibizi François, umuhanzi ni Kadahumeka.
ujya kuri YouTube kugira mbone andika Kadahumeka superstar agahita mbona ibihangano byanjye bisangaho. Yes, aha. Hanyuma yitwa François ariko wahisemo kwita Kadahumeka. Iryo zina ryaje riti kubera iki wahisemo gukoresha iryo zina mu buhanzi? Kadahumeka ubundi mu kinyarwanda kizima bavuga ko ari ibintu kera bajyaga barindisha imyaka, ariko ubundi Kadahumeka ngewe aho ryaturutse no kuba ndi umuntu ukora cyane, ndahanga nkacuruza nkashwanyaguza ikintu cyose mbonye kugira ngo ndebe ko ejo hari cyabana icyo naba nibitseho. Impamvu yise Kadahumeka nuko ukora cyane. Hanyuma rero uyu munsi ntabwo tugiye kwibanda ku bikorwa byawe binyuranye birimo za boutique twabonye zikora cyane n'izindi serivisi nyinshi utanga, ahubwo uyu munsi tugiye kwibanda ku muziki wawe. Ese nawe uri Kadahumeka mu muziki? Tubwire, ushingira kuki uvuga kuri Kadahumeka mu muziki? Umaze gukora indirimbo zingahe? Twemeza ibikorwa wakoze mu muziki kugira ngo twemere ko koko uri Kadahumeka mu muziki. Wayumvisha indirimbo yanjye nahereyeho, mfite izindi ndirimbo zigera muri 12, harimo 2 zikoreye amashusho, kandi numva impano n'ubundi irimo indirimbo ndazifite, ahubwo abanyarwanda bazikunda cyane nanjye mbongera ibyo bagomba. Aha rero indirimbo zawe zirenze 12 bimaze kuba album. Ese uteganya gukora album launching album yawe ryari? Kubera ko wamaze kugira umuzingo w'indirimbo zirenga 12. Album ndayiteganya, ariko nawe urabizi umuziki kuwukora goragoye, dutangira ari imvune, umuntu akagenda agerageza gahoro gahoro, n'ubu bushobozi mbubonye nahita nyikora, ariko ndabitegura abakunzi banjye bantegereze. Yes, watubwiye ko rero impamvu wakoze indirimbo yitwa Urubogobogo ariko waje gusanga ko hari bamwe mu banyarwandakazi basa neza, basa n'amazi y'urubogobogo. Wababonye he ubundi? Batuye muri iki cyaro cyanyu? Tubwire urwo rubogobogo warubonye he? Urubogobogo bwa mbere nabese narubonye ahantu bita i Remera. Hari ahantu natembereye ahantu mu gahoteli kari gahari, mageze ndebye neza nsanga rwose hari abana bakeye. Nawe ugeze muri Kigali wabona, ariko ni wacu hano mu giturage naho barahari, ni impano ziri hose. Hanyuma se ugiye gukora clip abakobwa ukoresha nabiremera cyangwa n'abantu mu giturage? Utubwire n'impamvu ubahitamo. Abakobwa nkoresha mu ndirimbo yanjye nk'iy'Urubogobogo bumvamo umukobwa Jirimene Niki ni w'Ikigali Kimisagara, ariko naho mu giturage aranteganya ko twakomezanya tugakorana. Yes, reka rero dukomeze ikiganiro cyacu tunababwira ko twari twugamye imvura hano mu ntara y'Amajyaruguru. Ni intara mu by'ukuri igaragaramo imvura, dore ko hano duhinga ibihingwa bitandukanye birimo icyayi, ibigori, ibishyimbo ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Rero twongeye kugaruka hano, murabona background yahindutse n'ikirere cyahindutse, nuko imvura imaze guhita. Reka twizetse ko umuhanzi turi kumwe mwita Kadahumeka. Tujye gukomeza ikiganiro cyacu, aho twari tugereje nuko agiye kutubwira noneho uko yatangiye. Ubundi Kadahumeka, impano yo kuririmba wayumvisemo ryari? Yumvise mu mwaka wa 2012. Wayiyumvise mute? Tubwire, warose uri kuririmba byo kujya kuririmba, utubwire impano wayiyumvise mute kugira ngo ufate umwanzuro wo kwijyamo. Impano uburyo izamo, ushobora kuba usinziriye, ariko akenshi na kenshi biba byiza ikunze kuzikaza ari igihe cy'amanywa, ukaza kubona nuko uyirekodinga cyangwa se ukayandika kugira ngo uzabone ko uzajya muri studio, bikagufasha igihe uri kongera kuyikora igihe uri muri studio. Nanjye impano nayiyumvishemo ari ku manywa. Hanyuma rero impano uyiyumvisemo ari ku manywa, ufashe ikaramu n'urupapuro wanditse indirimbo yitwa Urubogobogo. Ni indirimbo imaze kugira ahantu hashimishije, icurangwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse n'abaturanyi bawe bayituririmbiye bavuga ko bagushyigikiye. Hanyuma Kadahumeka, kugeza ubu noneho waba warabonye umuntu w'urubogobogo noneho mukomezanya ubuzima? Urubogobogo dukomezanya ubuzima naramubonye. Ndi umupapa, ndubatse, mfite umugore, mfite n'abana 3.
Okay, ni byiza. Urumva ko noneho twavuga ko umugore wawe ariwe watura indirimbo yitwa Urubogobogo cyane kuko utera ureza arabwibanza. Hanyuma rero watangiye wivuga mu buryo bwa gihanzi aho waturirimbiye indirimbo yitwa Urubogobogo, ariko watubwiye ko ufite indirimbo zirenze 12. Hari akandi karirimbo wumva wasangiza abadukurikiye kugira ngo wumve ko Kadahumeka afite impano? Rukundi yabugarutse nkongera nkakubonaho, hashize igihe kitari gito ngutekereza buri munsi, none nyemerera ungarukire ndagukumbuye, none nyemerera ungarukire ndagukumbuye, nateze imodoka njya i Kigali ngushakashaka ndakubura, Nyabugogo hose nagezeyo mukungize sinakubona, Nyamirambo hose nagezeyo rukundo ndakubura, nagiye kuri nete ndashoberwa, mukunzi ndakubura. Iyo ndirimbo yawe ko iteye agahinda irangira se basi waramubonye umuntu washakiye Nyabugogo, ukajya mu Biryogo, ukajya kuri interinete, ukajya mu Gakenke, ukagira Urindo, ukajya Musanze ukamubura, indirimbo irangira umubonye? Umukunzi birangira ntamubonye, ariko n'ubundi indirimbo ikibi itanga message no kugira ngo mbwire baba abakundanye nk'igihe cyashize bakaba batakiri kumwe ko bakongera bagashakana bakongera bagakumburana. Hanyuma hari ibyo bita true story cyangwa se kuririmba ibintu bikwerekeyeho. Hari igihe cyageze uburana n'umukunzi wawe no kubera iyo ndirimbo wayihanze? Noneho impamvu nayihanze ni uko iki gihe usigaye iyo urebye hirya no hino ntago abantu bakigira urukundo rurambye, urukundo rusigaye rumara igihe gito, niho inganzo nayivanye. Yes, turi kugenda tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko haracyari ibibazo by'ingenzi twifuza kukubaza. Abahanzi baherereye mu gice cy'icyaro, urabona hano turi mu karere ka Rulindo, I think n'ahantu mu by'ukuri hari kugenda hatera imbere, ariko imyumvire nayo usibye kuba igenda izamuka, hari ababyeyi bacyumva ko iyo umwana wabo cyangwa se umwana runaka cyane cyane w'umukobwa agiye mu buhanzi aba agiye kuba ikirara, aba agiye gukoresha ibiyobyabwenge, umukobwa agiye muri filime aba agiye mu ngeso mbi. Ese wowe ibyo bibazo ntibigeze uhura nabyo mu miryango? Ibyo ngibyo nahuye nabyo, ubundi muzika tukitangira abantu batubwira ko turi abasazi, kandi akavuga ati se abantu uyu muntu ni uwahehe, ibi narimo tuzanamo ni ibiki? Ariko ni mu giturage Kigali ho muziki wagezeho kera, n'ubundi abantu baba bagenda bawumenyera, ariko no mu giturage tugenda tubakundisha ibyo tuba twabahangiye bakabyumva bikabanezeza, yakoma nk'iyo ndirimbo ikoze neza icurangitse neza, akarushaho kugenda bagarura imyumvire. Cyane cyane abantu batabyumvaga neza n'abantu batangiye gukura, ariko n'abantu bakuru babonye ko Imana igenda nabo ibaryohera. Hanyuma uratangiye umuziki, ntabwo rirafata neza, umuntu akwisa umusazi, wabyakiriye ute? Ntabwo nagomba kubyakira neza, ariko nanjye impano Imana yari yampaye nayo ntabwo yanyoroheye, ubwo urumva nagomba guhitamo, ari impano y'Imana yampaye ngomba gukoresha no guhitamo abantu ndimo nkora ikintu bakanyita ko ari umusazi. Amahitamo yanjye rero nahisemo ko ngomba gukomeza muziki kugeza igihe bazumvira ko ari impano Imana yampaye, kuko ntaho bayivumba naho bayicuruza. Yes, birumvikana wakomeje gushyiramo imbaraga, ntiwita ku baguca intege. Hanyuma rero hari imyitwarire idasanzwe itari myiza yagiye iranga abahanzi nyarwanda, akaba ariyo nayo mpamvu ababyeyi bumva ko abana babo batabyinjiramo. Hari abahanzi bagiye batera inda abafana babo, byagiye bigaragara. Hari abahanzi bagiye bagaragara bajya mu biyobyabwenge bitandukanye, bakabajyana mu kigo ngororamucyo Iwawa, ndetse hari n'ibindi bibazo byagiye bigaragara aho abahanzi bagaragaje kugira akaboko karekare. Ntabwo ari bose, ni bamwe rumvikana. Wenda akaba ariyo mpamvu ababyeyi bashingiraho bavuga bati abana bacu ntabwo bakwinjira mu buhanzi. Iyo myitwarire itari myiza mu bahanzi wayivugaho iki? Ikintu iyo myitwarire nayivugaho kose, abahanzi aho bari hose nizere ko bari buze kunyumva. Dukeneye gukora muzika igezweho, muzika
y'ababigize umwuga, muzika itarimo kunywa ibiyobyabwenge, kuko iyo wanyweye ikiyobyabwenge ntabwo impano ikomeza ahubwo irazima. Yaba uwakinyweye mu buzima busanzwe, nizere ko atajya yoroherwa no kongera kugira igitekerezo kizima agira, ahubwo kugira ngo akigire n'icyari kimurimo kimuvamo. Twubake muzika nziza rero, muzika nziza izira ibiyobyabwenge, muzika izira n'amayoga menshi, nayo ntago akunda korohera abahanzi ahanini. Ngewe ariko nkumva unkurikije uko impano yanjye imeze nuko ngomba gukora muzika, ngewe mu byo ngomba gukosora bya mbere ibyo nabihereyeho, kuko ntago kuririmba ari ukugenda ugaragare kuri stage wanyweye uri hafi kukubita hasi n'ibyo ugiye guha abantu udashobora kubibaha kandi bagutegereje, ahubwo ni ukubaka ikintu kizima nk'izindi business, tukamenya ko ikiyobyabwenge ntisi cyiza, yaba ku banyamuziki yaba no ku banyarwanda muri rusange kirangiza. Ibyiza rero nuko twakora ibiteza igihugu cyacu imbere. Uyu ni Umurage Live TV, aho twibanda no ku mateka n'umuco w'u Rwanda muri rusange. Ubuhanzi burya ni inkingi ikomeye y'umuco nyarwanda. Hari ibyo abahanzi ba kera baririmbaga, hari n'ibyo abahanzi b'iki gihe murimo kuririmba, ariko nagira ngo tuganire ku kintu bita igishego. Abahanzi b'ubu bari kujya kuririmba, akaririmba igare, abantu bakaba bati burya igare yavuze ntabwo ari igare risanzwe, buriya hari ibindi yashatse kuvuga. Hari abantu baririmba ngo ifarasi, umuntu akaba ati ifarasi yashatse kuvuga ntabwo ari dusanzwe tuzi, reka tubyite igishego. Ese indirimbo z'iki gihe zigenda zivuga message nk'izo ngizo urazivuga iki? Nawe uteganya kuririmba indirimbo y'igishego? Ntago ngiye mu buzima bwanjye nshobora guteganya kuririmba indirimbo y'igishege, ahubwo ngiye myumvishe nteka bashobora kuba batazi ibyo bavuga, kuko uramutse uvuga ibintu byiza ntago wagombye kuririmba ngo uririmbe igishege, ntago wagombye kuririmba uririmbe ibintu n'undi muntu wazumva kumva ntaho bijya, nta naho bijya, ntibigaruka, ntibimanuka, ntibishimisha. Ahubwo ngiye nkambona no gushimira na leta nayo igiramo uruhare rwo kureba ibyo bihangano bidafitiye akamaro abanyarwanda, ahubwo bishaka kubajyana hatari heza mu muco wacu, bakagira umwanzuro babifatira. Hari abahanzi nyarwanda uzi baririmba ibishego se? Njya mbumva kuri radio, hariyo numvishe ubwashyize, niba nayo yaba ari, ariko numvaga baririmbaga ngo abana ngo bafite ubushyuhe. Niyo mperuka ndimo ndumva, ariko narayumvishe numva ubwo bushyuhe sinzi ubwo ari bwo, kuko burya umuntu n'ubundi adafite ubushyuhe ntabwo yaba ariho. Sinzi ubundi bushyuhe bavuga ubwo ari bwo, nge bwaranyobeye. Kadahumeka, nawe ufite ubushyuhe? Ubushyuhe, umuntu udafite ubushyuhe ntabwo abaho, n'ubundi udafite ubushyuhe uba warangiye, ariko ubwo bushyuhe bundi buriya wazamunyereka umuhanzi nazamubaza ubwo ari bwo. None se ikibazo nibaza, bavuze ko ziriya ndirimbo baririmba bakavuga ko abantu bafite ubushyuhe bitakakwiye, ariko se ni ukubera iki indirimbo zitanga ubutumwa zitarebwa cyane n'urubyiruko, ahubwo bakirebera indirimbo zifite ubushyuhe cyangwa se z'abafite ubushyuhe? Ukeka ko byaba biterwa n'iki? Icyo cya mbere nagishinja, ariko bambabare niba mbibasiye bihangane. Icya mbere na mbere nago uburya iyo ubaza umuntu watetse ibiryo bibi ubaza umutetsi. Nanjye nkeka kugira ngo umuntu acurange indirimbo y'ubushyuhe, ataye indirimbo nka Rukundo yagiye ugarutse, ataye indirimbo nk'inkange nka Bizashyira, ngo ibyo ubona bikubaho bizashyira, ngo utuze umutima bizarangira, agacuranga agashyiraho indirimbo ngo abanyarwanda ngo urubyiruko rufite ubushyuhe, nanjye aho ndi birambabaza. So ubwo nabwira abanyamakuru ko impano zirahari nzima, kandi nitwe baha izo mpano ku maradiyo no ku bitangazamakuru, bamenye guhitamo ibyo batugomba, byubaka u Rwanda, bikubaka urubyiruko n'isi yose, kurusha uko baduhitiramo kuduha ibitafite akamaro. Hanyuma rero urabizi ko turi mu bihe bya coronavirus, buri minota 30 tugomba kwisanitizinga intoki. Yes, na mikrofone tukayisanitizinga kugira ngo ibintu bigende bimera neza, kugira ngo tunahashe icyorezo cya coronavirus. Hanyuma Kadahumeka, waba waragize igitekerezo cyo gukora indirimbo ifasha isi yose guhangana n'icyorezo cya coronavirus?
kubera coronavirus yari icyorezo cyaje gitunguye isi muri rusange, natwe mu Rwagasabo tukabona kitwituyeho, hagiye habaho imbogamizi nyinshi. Abegereye studio nk'abanyamujyi babonye uburyo bashobora gukora igihangano cyo kwirinda coronavirus, kuko ni icyorezo cyari kitwugarije muri rusange. Ariko twebwe ahantu dutuye n'ahantu twari turi byaragoye kugira ngo tugere kuri studio, biza kurangira tutabonye ayo mahirwe yo kugira ngo natwe twongeremo imbaraga dushishikariza abanyarwanda kugira ngo twirinde covid. Indirimbo ntago impano mu mutwe yari irimo ntago yabura, ariko kugera kuri studio kubera ko abantu habagaho kuguma mu rugo, hakabamo kuguma mu turere, so ntago byatumye ngeraho studio yari iri. Yes, reka tunakomeze dushimire Nyiransengiyumva Jeanne, tubabwira ko ari umwambasaderi wa Radio Rwanda, no kuba twageze hano ari mu bantu baduciriye inzira, tubwira ko hano hari impano, tunababwira ko ari we tuzaniye hand sanitizer, atubwira ati nyaboneka reka twirinde coronavirus. Hanyuma rero abantu bafite amatsiko yo kumenya ngo Kadahumeka yatangiye umuziki ryari, afitiye ntumbero, abakunzi bawe bitege iki? Muzika nahuguye ko ngitangira natangiye muzika 2012, nubwo mu muziki yagenda habamo imbogamizi zituma umuntu icyo atekereza atahita kigeraho, ariko ngiye mu buzima bwanjye mpamya ko n'ubundi yaba ikintu cyose, yaba gucuruza, yaba ubundi buzima busanzwe, yaba kwiga, ntago ushobora kubyuka uyu munsi ngo ute ubyuka uri umurisansiye. Habaho urugendo rwo kugira ngo uzagere kuri iyo lisanse. Natwe rero muzika kuyikora nubwo haba imbogamizi nyinshi ntago ducika intege, turakomeza tugakora. Ariko intumbero yanjye nuko muzika, ibihangano byanjye byarenga u Rwanda, bigashimisha abanyarwanda, bigashimisha Afurika yacu hano bugufi, bigashimisha Afurika yacu, bigashimisha n'isi yose muri rusange, kuko urabizi ikoranabuhanga ryaraje. Ugiye kuri YouTube urakanda aho uri hose ku isi ugahita ubona umuhanzi Kadahumeka. Hanyuma rero reka tugere ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko hari buze gukurikiraho igice cya kabiri, aho uri buze kuririmbana n'abafana kugira ngo tureke indirimbo zawe bazikunze kandi bagushigikiye. Ariko reka tuvugane ku myambarire, ubundi iyo ngofero yawe wayiguriye hehe, ni ubuhe bwoko? Ingofero yanjye wayibonye ntabwo isanzwe, nizera ko nubwo washyiraho umuntu uyigushakira ukamuha nk'ibihumbi 100 ashobora kutayibona, ariko mfite uburyo nayikomanze kuba kugira ngo nyibone. Mu buhe buryo? Tubwire abadukurikiye. Uburyo abahanzi burya turi abantu bagenda cyane, hagiye ufite n'umuvandimwe waba nk'ahantu runaka mu mahanga ukazavuga ariko nkeneye akantu k'ingofero ariko kari wani, ku buryo umuntu wese azakabona azabona ko kameze neza, kari smart. Wayiguze amafaranga angahe? Iyi ngofero yanjye nayiguze ibihumbi 100 y'amanyarwanda. Uvunjije mu yo nayiguze ni mu manyarwanda ni ibihumbi 100. Yego. Hanyuma izo rinete zawe waziguze amafaranga angahe? Izi rinete zanjye zirebye neza nawe urazibona, yenda urebye neza ushobora kubona nk'abahanzi nka Diamond bazifite, cyangwa abandi bahanzi bo mu Rwanda, nuko hari uwo nari kwibuka, ariko hari undi muhanzi nibuka nawe waba uzifite, ndazibonye ku mashusho, nawe ushobora kuzazibona, ushobora kuzamubona. Ugiye kuzigura byibura zigura nk'ibihumbi 20. Hanyuma iyo ni ishapure yo muri kiliziya cyangwa ni umutako usanzwe? Oya, nta mutako, kuko twebwe hari abahanzi batajya bemera icyo bari cyo, ariko ngewe iyi ni ishapure yanjye nambaye. Ni ishapure. Yego. Murakoze cyane. Reka rero cameraman aba setting kamera neza, ubundi tugere muri cya gihe ugiye kwishimana n'abakunzi bawe. Hari wari utubwiye ati tufite amatsiko yo kumenya abahanzi bakomeye mu Rwanda, wenda abahanzi wemera, unatubwire noneho mu Rwanda umuhanzi ukwinspira. So umuhanzi nemera biragoye kubivuga, ariko ndibuze kubivuga. Mu Rwanda abahanzi barimo, ariko nubwo barimo njya mbemera uruhande rumwe, urundi simbemere, kuko barakora ariko bageramo hagati ugasanga ntago impano zabo zikomeza, zigeraho zigaceceka, bakageraho bahagararira. Undi akabaraje ukabumva yahitinze, ariko hagera igihe hiti ugasanga ntayo ukibona. Ubundi ntago ariko twagombye gukora muzika,
kuko niba muzika tuyikora nk'abantu ishobora kutugira akamaro ikadutunga, ntabwo ikintu kigutunga cyagombye kuba ugera igihe ngo umuntu yumve ntabwo ugikoma, umubaze se urakomba utagikoma byagenze ute? Ubundi rero umuhanzi nemera umuhanzi ubundi shakashaka muri Afurika y'Epfo, i Burayi nemera, muri Amerika nemera Rick Ross. Murakoze cyane. Hari ikintu wumva wabwira abadukurikiye tutigeze tukubazaho ariko kikaba kiri kugushimashima ahantu kugira ngo kivuge? So ntago cyabura, hari ukumanza nkabashimira ikiganiro tugiranye, kashimira n'abazacyumva ku isi hose bazumva ikiganiro tugiranye, bakunze ibihangano byacu, bazadutera imbaraga zo kugira ngo natwe turusheho gukora byinshi kandi bizima bigezweho, nabo bizabanyura umutima. Murakoze cyane. Murakoze. Mujya muraririmba. Ba mikrofone ubu ni yawe uyikoresha uko ushaka. Twagiye baririmba. Ni wowe wabahogoje ororo bogobogo, ni wowe wantwaye umutima ororo bogobogo, ni wowe wabahogoje ororo bogobogo, ni wowe wantwaye umutima. Kiyo nkubonye kuri iyi si yacu nta mwizukuruta, ugira inseko nziza itarangwaho umwezo, soko isakitsima simbi kuri bagira, uburanga bwawe ni buranga imikori, nta mutatsi cyuze nta kizu udatunze, ntayigwa nyugukunda ibyo mvuga simuwa, bumye umuntu wese uzakuvuga nabi, bogobogo ni wowe wabahogoje ururu bogobogo, ni wowe wantwaye umutima ururu bogobogo, ni wowe wabahogoje ururu bogobogo, ni wowe wantwaye umutima. Kamwe mikoro ndagenda gake gake. Banzumba zose ndaririmba utambaje navuze. Ufata mikrofone nta kibazo. Uyikora ariko ni Cyo bintu bibaho. Hanyuma rero hano twakiriye umukunzi w'injyana cyangwa se w'indirimbo za Kadahumeka, ariko nanone hari ijambo afite agomba kutugezaho mbere yo kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Watangira utwibwira. Njye nitwa Nyiransenyumba Jeanne, nkabanuye mu mudugudu wa Gatete, Kagari ka Gitare, umurenge wa Base, Karere ka Rulindo, intara y'Amajyaruguru. Murakoze. Hanyuma rero twabasuye hano mu mudugudu wanyu, twaje kureba impano zitandukanye, by'umwihariko impano zigaragarira muri muzika. Urabyemera ko muri uyu mudugudu wanyu hari impano ushingiye kuri Kadahumeka? Ndabyemera. Hari impano zo kuririmba afite, turazumva kandi ziradushimisha cyane. Hanyuma rero nk'abambasaderi cyangwa se abanyamakuru, ijisho rya rubanda mwe muba mukwiriye kuvuganira abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu muhanzi Kadahumeka urimo kumufasha ute kugira ngo azamure cyangwa se amenyekanishe indirimbo ze, ibihangano bye, haba ku rwego rw'igihugu cyangwa se ku rwego mpuzamahanga? Njyewe ikintu namufasha nkanjye umwambasaderi wa radiyo Rwanda, ngomba kusaba indirimbo ze mu biganiro bitandukanye, haba mu rubuga rw'imikino nkabisaba, haba muri kazi ni kazi, mbese indirimbo ijyanye n'igihangano cye numva bikwiriye nkayisaba, cyangwa muri kubura ukweto mwamwumva ko tuba twarukubye saa 9 ariko wa gatandatu ntabwo nkazisaba. Mbese buriya indirimbo za ubundi bamwita super Kadahumeka, kuko iyo ugiye kuri YouTube wandikaho super Kadahumeka ugahita ubona indirimbo ze. Ngenda mba nabikurikiranye cyane kuko nzikunda cyane. Indirimbo za Kadahumeka urazikunda, mwicaranye aho ngaho
twabazanye kugira ngo muturirimbire turebe ko why not mushobora no gukorana ahantu muri studio kugira ngo muturirimbire noneho akaririmbo ka Kadahumeka wifuje wowe ubwawe uzi kuririmba ubundi dukomeze ikiganiro cyacu. Nyine ubwo naririmba nk'igitero kimwe cya mbere kuko burije ntago naririmba indirimbo se ngo nyirangize, ariko hari indirimbo yitwa ngo bizashira, ibyo ubona bikubaho byose bizashira. Rero twagiye ngiye nkunda kuririmba nambaye kuteri. Nta kibazo rwose ndabyemereye kugira ngo Kadahumeka atankopera. Ufite intege nyinshi yuzuye umutima, ufite ishavu ryinshi ndetse wenda no kurira, ibyo ubona bikubaho humura bizashira, tuzi umutima byose bizashira, tuzi umutima kuko bizarangira. Guhanze niza kureka, iyaguhanze niyakwibagiwe, ifite byinshi byo kugukorera, abakubonaga usuzuguritse bazatangara nibongera kukubona, abakubonaga ugenda n'amaguru bazatangara, bakubona mu modoka bazatangara, bakubona mu ndege. Ufite inimba shenge yuzuye umutima, ufite ishavu ryinshi ndetse wenda no kurira, ibyo ubona bikubaho humura bizashira, tuzi umutima byose bizashira, tuzi umutima kuko bizarangira. Iyo ndirimbo ni yonse. Wow. Ese ko numva nawe wavamo umuhanzi mwiza buriya ntiwakora featuring na Kadahumeka mukatuzana indirimbo twishimye. Ubundi abantu bari kumwe cyangwa baturanye b'abavandimwe nta kibananira, bishobora gushoboka umuntu tukayikora indirimbo, ariko bigombye gutegurwa bigaca mu mucyo. Wambira mikrofone Kadahumeka noneho nkamubaza ese iyo projet yo arayiteganya ati ayakira projet yaba iryoshye burya ubonye umufatanyabikorwa cyo kubona umuntu ugufasha. Nawe urabizi abahanzi tujya turirimba ariko bikangwa ko dukenera n'abandi bagenzi bacu kugira ngo tuvange bya byiza dufite byongere biryohe kurushaho. I choose AS Kigali, AS Kigali, we're together. Oye oye ora ora ora, oye 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 ora ora ora, oye 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 ora ora ora. AS Kigali gahora n'intsinzi, ubacenga ukabatera muzunga ukabakubita igitsindo. AS Kigali turagushigikiye, bafite zamu ni nk'agaca rutahizamu ni nk'umuyaga bashiduka inshundura zinyeganyega. Abanyamugi muri hehe nimuze twiyegeranye dufana ikipe yacu yibera intyoza muri ruhago. Ntibiba byoroshye. Sawa murakoze cyane Kadahumeka. Sawa murakoze. Murakoze cyane Jeanne. Sawa murakoze.